Bamwe mu baturage bo mu karere ka Kayonza umurenge wa Kabare bavuga ko bamwe mu bana babo bagejeje igihe cyo gufata indangamuntu bacibwa amafaranga arenze yo kwifotoza kubera ko batorerwa ku tugari maze bakabaka amafaranga menshi, aho bibagiraho ingaruka zo kudafotorerwa ku gihe, dore ko utaratanze amafaranga ya ejo heza utafotorwa kandi hasabwa amafaranga 500 gusa. Bikaba bimwe mu bibangamira abana babo kwifotoza ko babafatirana batabanje gukora ubukangurambaga, ariko nanone banayatanga ntibayabone muri system. Aba ni bamwe mu baganiriye n'umunyamakuru wa ATV. Hari nk'abantu bajya kwifotoza ku murenge mu byo gufata amarangamuntu, tuzi ko batanga amafaranga 500. Iyo bageze hano ku kagari babaka amafaranga 500 ngo ejo heza kubera irangamuntu zisigaye zisohoka ku kagari, kandi gitansi ya ejo heza sibayibona, ari nize ari message nayo babona. Nicyo ni ikibazo dufite nk'abaturage muri aka kagari ka Kirehe. Ujya ku kagari ufite ikibazo cyenda cyo kwandikisha umwana cyangwa cyo kugira n'akandi kabazo koroheje, bakubwira ngo udatanga 500 cy'ejo heza nta kintu bakumarira. Ubwo rero waba utayatanze bakakwirukana ugataha, ubwo bikangombwa kumanza gushaka ejo heza, wamara kuyabona 500 ukabona kugira gute kujyayo bakagukemurira ikibazo. Aba baturage kandi bagaragaza ko aya mafaranga bayatanga ariko ntibayabone yashyizwe mu bwizigame bwabo, bakaba batizeye ko baba bayishyuriwe, dore ko ntacyo wakora cyangwa se ngo uhabwe utayatanze nk'uko bakomeza babivuga. Ku kibazo cy'ejo heza habayeho ikintu twakwita kitari cyiza. Mu minsi yasize batanze imirasire mu kagari ka Kirehe, biba ngombwa ko buri wese bamwaka amafaranga 1500 bandikaga mu ikayi, amafaranga ku mirasire. Undi wadutera imbere wafataga amafaranga y'imirasire 500. Mwibuke ko buri wese yatangaga agatanga na nimero ya telefoni. Hari umuntu waba yarabonye message? Nta muntu wigeze ubona message y'ejo heza. Nta muntu wafashe umurasire wishuraga umurasire bakakwaka n'amafaranga 1500. Nyamara abayifashe mbere ntayo bigeze batanga, sibyo? Ubwo rero ku bw'ejo heza nge ndabona iyo utanze ejo heza ni byiza, ariko ikibazo ni kimwe, kuyitanga ntubone message ko wizigamye ejo heza. Ni ubwizigame bwawe bw'igihe, ariko kuyitanga ntuzabone message, ibyo bintu si ikibazo. Hanyuma mu mukeka yuko ayo mafaranga ajya he? Natwe ubwacu ntituhazi. Ubundi ubona iyo ugira icyizere cyawe kubera ko ubonye message watanze nimero ya telefone. Ndasaba ko rero bavugurura ikintu cyo gufata amafaranga mu ntoki gucya. Umuntu kwishura ejo heza wakagombye kwishurira, ugafata kode ukiyishurira. Umuntu ayafata urayamuhereza mu ntoki ntuzayabona. Ejo heza uyitanze nta message ubona, no ku bwizigame bwawe ntaho byubona, ubwo amafaranga twe dufata ko bayarya. Ku ruhande rw'ubuyobozi bw'akarere ka Kayonza bavuga ko umukozi ushinzwe ejo heza mu karere ka Kayonza azajya mu mirenge kugira ngo abaturage bafite bene ibi bibazo bibashe gukemuka. Uyu ni Hategekimana Fred, umuyobozi w'akarere ka Kayonza, uko abigarukaho muri aya magambo. Amafaranga y'ejo heza abaturage bishyura akaba atagaragara, ntibahite babona message. Turakorana na umukozi kuri w'akarere ushinzwe ejo heza, uburyo ajyayo akurikirana icyo kibazo ndetse abe yafasha n'abo baturage kugira ngo tumenye ngo ikibazo gihari ni ikihe, n'abo amafaranga yabo atarageze yarabishyuwe ariko akaba atagaragara muri ejo heza, uburyo abafasha kigakemuka. Hari n'igihe usanga umuturage telefoni yagaragaje atari yagifite, abantu bamenye impamvu yabyo, noneho bashaka igisubizo ku buryo tubafasha kandi tuvuye gikemutse. Umukozi yagiye nko ku wa 3.
Ubusanzwe abaturage bashishikarizwa gutanga umusanzu wa ejo heza kuko ari gahunda ya leta y'ubwizigame bw'igihe kirekire ukorwa ku bushake ukajya wizigama kugira ngo ubwo bwizigame buzakugoboke ugeze mu gihe cy'izabukuru. Gusa usanga hakiri ibibazo mu nzego z'ibanze uburyo zakiramo uyu musanzu, ahubwo umuturage yagakanguriwe uburyo bwo kuwitangira. Didier Hategekimana, ATV mu burasirazuba bw'u Rwanda, nari mu karere ka Kayonza.